Ese ashimwe bene data, amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose. Imana ibiteho kandi ibagirire neza. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, tugushimiye neza n'urukundo dukunda. Dushimye ko turi amahoro, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Tugeze imbere y'ubwiza bwawe, turakwingize kugira ngo tweze tuboneze rwose, tubabarire ibyaha n'ibicumuro. Mu izina rya Yesu Kristo, ukimara kutubabariza ubane natwe muri uyu mwanya wo kumva ijambo ryawe, unyemerere nkubere mikoro wivugire. Urakoze kumvishe gusenga, icyubahiro ni cyawe ubu n'iteka ryose. Amen. Tugiye kumva dusoma ijambo ry'Imana dusanga muri Yeremiya ibice 9 kuva ku murongo 22 kugeza ku murongo wa 24. Reka nsome mu izina rya Yesu. Uwiteka avuze atya ati: umunyabwenge ye kwirata ubwenge bwe, n'intwari ye kwirata ubutware bwayo. Umutunzi ye kwirata ubutunzi bwe, ahubwo uyirata yirata ibi yuko asobanukiwe, akamenya yuko ari njye Uwiteka ugirira imbabazi no kutabera no gukiranuka mu isi, kuko ibyo ari byo nishimira, ni ko Uwiteka avuga. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bene data, iri ni ryo jambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima uyu munsi. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo Uwiteka ngo avuga atya ati. Bene data, nimwumve uko Uwiteka ari kutubwira, nimwumve icyo Uwiteka atubwira, nimwumve icyo Uwiteka dushakaho. Ngo Uwiteka ngo avuga atya ati: umunyabwenge ye kwirata ubwenge bwe. Imana itugirire neza. Bene data, ngo umunyabwenge ye kwirata ubwenge bwe. Kandi turabizi ko kubaha Uwiteka ari bwo bwenge. Ubwenge nyakuri ni ukubaha Uwiteka. Imana ishimwe. Ngo kubaha Uwiteka ni bwo bwenge, ngo kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ubwenge nyakuri rero ni ukubaha Uwiteka, kandi kujijuka nyakuri ni ukuva mu byaha, ni ukureka ikibi. Ijambo ry'Imana rero ratubwiye ngo umunyabwenge ye kwirata ubwenge bwe. Ijambo ry'Imana nasomye ryarambwiye ngo wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe. Bene data, birakwiye ko twiringira Uwiteka wenyine. Nitwishingikirize ku buhanga bwacu, nitwishingikirize ku bwenge bwacu, nitwishingikirize ku butunzi, nitwishingikirize ku mafaranga, kuko ibyo byose ni umusenyi. Nimureke kwe kwirata ubwenge, twe kugira icyo twishingikirizaho, twe kwishingikiriza ku bwenge, kuko ibyo ni umusenyi. Kuko tumaze kumva ko ubwenge nyakuri ni ukubaha Uwiteka. Bene data, nimureke twubaha Uwiteka, tureke kwishima cyangwa kwirata ubwenge, tureke kwirata ibyo dufite, ahubwo twubaha Uwiteka. Imana itugirire neza. Ngo n'intwari ye kwirata ubutware bwayo. Bene data, ngo n'intwari ye kwirata ubutware bwayo. Nukomeye kwirata ko afite icyubahiro, kuko Imana niyo ibitanga, kandi Imana iri hejuru ya byose. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo uko waba umeze kose, icyo waba uri cyo cyose, Imana itagushoboje wowe ntiwashobora. Niyo mpamvu intwari idakwiye kwirata ubutware bwayo. Nasomye ijambo ry'Imana ngo Nebukadinezari ngo yigeze yirata icyubahiro, yibagirwa ko ari Imana yakimuhaye. Imana yari yaramuhaye icyubahiro, imuha ubutunzi, imuha gukomera, ariko arangije yishyira hejuru. Ngo Imana imwohereza mu ishyamba kurisha imyaka 7, ngo arisha nk'inyamaswa, abana n'inyamaswa. Imana ishimwe. Imana itugirire neza kandi Uwiteka tuganze. Ngo imyaka 7 ishize, ngo Nebukadinezari ngo yubura amaso areba hejuru, ubwenge buragaruka, ngo abona yuko Imana ntawe uhwanye nayo. Abona ko Imana iri hejuru ya byose. Ngo aravuga ngo uri Imana, uri Imana. Ngo abo mu isi ngo babona nk'ubusa. Ngo uri Imana ikora icyo ishatse mu gihe ishakiye. Ngo ntawe ujya gukoma mu nkokora, ngo kandi ntawe ujya ubasha kubaza ngo urakora ibiki. Bene data, twe kwirata ubutwari, kuko
twebwe turaciriritse, twe kwirata icyubahiro, twe kwirata ikintu icyo ari cyo cyose, kuko Imana itagushoboje ntago washobora. Imana itabanye nawe ntacyo wakora. Imana itagushyigikiye ntacyo wakora. Niyo mpamvu nkwinginga ngo we kwirata ubutwari bwawe, kuko Imana niko itubwiye, Uwiteka niko atubwiye ngo umunyabwenge yo kwirata ubwenge bwe, n'intwari yo kwirata ubutwari bwayo. Ngo umutunzi ye kwirata ubutunzi bwe. Imana itugirire neza. Bene data, ijambo ry'Imana riri kuduhugura ritubwira ngo umutunzi ye kwirata ubutunzi bwe. Imana yacu ijya intangaza. Ibi byose dufite, ibyo dutunze byose ni iby'Imana, niyo yabiduhaye. Imana rero ishobora kuguha cyangwa ikakwaka, ishobora kuguha cyangwa ikakunyaga. Niyo mpamvu udakwiye kwirata ubutunzi, ahubwo irata Imana. Yirata Uwiteka, yirate Kristo, kuko ubutunzi, icyubahiro, ubutwari, ubwenge, ibyo byose ni umusenyi. Bene data, birakwiye ko twirata Imana, twirata Kristo, twirata Uwiteka, naho ubutunzi bwo buzarangira. Ibi ni iby'Imana idutije kugira ngo tubikoreshe tuyiha icyubahiro. Bene data, twe kubikoresha twirata, twe kubikoresha twishyira hejuru, twe kubikoresha dutsikamira abandi, twe kubikoresha dukandamiza abandi, twe kubikoresha dutera Imana umugongo, kuko ibi bizarangira, tuzabisiga. Imana ishimwe, tuzabisiga. Yobu yaravuze ijambo ryiza, aravuga ngo navuye mu nda ya mama ntacyo nambaye, ngo nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Uwiteka ajya abasha guha umuntu akamunyaga. Uwiteka ajya yemera ko umuntu aba umutunzi, kandi Imana ijya yemera ko umuntu adatunga, kubera ko ibyo byose bikora mu bumana bwayo. Ibyo biva mu bumana bwayo, ifite uko ibikora kandi bikora uko ishatse. Niyo mpamvu binginga bene data ngo mwe kwirata ubutunzi, mwe kwirata ubwenge, mwe kwirata icyubahiro, mwe kwirata ubutwari, kuko ibyo byose ni umusenyi. Ahubwo nimwirate Imana, nimwirate Kristo, kuko niwe mwami w'abami, ni Imana ikomeye, ni intwari ku rugamba. Oh haleluya! Ni ishobora byose, ni itegeka byose, ni umugenga wa byose. Nimureke twirate Imana, twirate Kristo, kubera ko niwe mwami w'abami, niwe utegeka bikaba, niwe uvuga bikaba, yategeka bigakomera. Twe kwirata ubutunzi, ntihagire umutunzi yo kwirata ubutunzi bwe. Mwene data, nagira nkubwire ngo ibyo utunze ni iby'Imana. Imana niyo yabiguhaye, we kubyirata, ahubwo irata Imana. We kubikoresha nabi, we kubikoresha uko Imana itabishaka, ahubwo bikoreshe uyihesha icyubahiro. Bikoreshe uyiha icyubahiro, kuko ni iby'Imana igutije. Ntacyo twazanye mu isi kandi ntacyo tuzabasha kuyivanamo. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo ubutunzi ufite ubukoreshe neza, utazicuza impamvu utakoresheje igihe cyawe neza. Imana itugirire neza. Nasomye ijambo ry'Imana rya Lazaro n'umutunzi. Umutunzi ngo yari afite byinshi, ngo yakoraga icyo ashatse akambara icyo ashatse. Ngo Lazaro we ngo yari umukene, ngo aba ku irembo ry'uwo mutunzi. Ngo ariko ngo Lazaro ngo akifuza ubuvungukira ngo bwatakaye hasi, ariko umutunzi ntabumuhe. Ngo ubundi bukeye ngo barapfa, Lazaro arapfa n'umutunzi arapfa. Umutunzi ararimbuka ajya kwa Satani, Lazaro ajya mu ijuru. Imana itugirire neza. Ngo ubundi umutunzi ngo ageze yarababazwa cyane, ngo ubundi ngo akajya ngo ahamagara, ngo akavuga ngo mwambabariye, ngo Lazaro ngo agafata igitonyanga cy'amazi ngo akantonyangirizaho kuko ndi kubabara. Ngo ubundi ngo barangije aramusubiza ngo ntago bishoboka, kuko aho uri naho Lazaro ari harimo intera nini, kandi waranezerewe mu isi
Lazaro arababazwa, none ubu ngubu uri kubabazwa, Lazaro ari kunezerwa mu ijuru. Imana ishimwe. Bene data, nimureke duharanire gukora ibyiza, nimureke duharanire gukoresha igihe cyacu neza, nimureke duharanire gukoresha iby'Imana yaduhaye neza kugira ngo tuzanezerwe mu ijuru, kuko mu isi nta cyiza kihaba, ni bibi gusa, ni ibyo kujyana kurimbuka. Ndabinginga kugira ngo mureke dukora ibyiza mu isi kugira ngo tuzabone iherezo ryiza, kugira ngo tuzaragwe ubugingo buhoraho. Kandi ndagira ngo mbabwire ngo isi irashirana no kwifuza kwayo, niyo mpamvu mbinginga kugira ngo mukorere ijuru nk'abazaritaha, nanjye nkorere ijuru nk'uzaritaha, kuko ndagira ngo mbabwire bene data, isi yo kubashuka, iyi si y'imibabaro tuzayisiga, iyi si y'imibabaro tuzayivamo, tujye iwacu mu ijuru, aho tuzishima iteka. Imana ishimwe. Ngo ahubwo uwirata yirate ibi yuko yasobanukiwe, akamenya yuko ari njye Uwiteka ugira imbabazi no kutabera no gukiranuka mu isi. Imana ishimwe. Bene data, ngo uwirata yirate ko yasobanukiwe. Imana ishimwe. Irate ko wasobanukiwe ko Imana iriho, irate ko wasobanukiwe ko Imana ikomeye, irate ko wasobanukiwe ko Imana iri ku ntebe y'imbabazi, irate ko wasobanukiwe ko Imana ica imanza zitabera, wirate ko wasobanukiwe ko Imana ikiranuka muri byose, ari yera, ko nta kizinga na kimwe kibaho. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo nawe wiyeze nk'uko uwaguhamagaye ari uwera, ukora ibyo gukiranuka nk'uko uwaguhamagaye akiranuka, ukora ibyiza nk'uko uwaguhamagaye ariyo Mana Data ikora ibyiza. Imana ishimwe. Kuko ibyo ari byo nishimira, ni ku Uwiteka avuga. Imana ishimwe. Bene data, ijambo ry'Imana ritubwiye ko tudakwiye kwirata ubwenge, twe kwirata ibifatika, twe kwirata ibyo dutunze, twe kwirata ubuhanga n'ubutwari, twe kwirata icyubahiro, twe kwirata akazi, twe kwirata bizinesi, twe kwirata ubutunzi, twe kwirata amafaranga, twe kwirata imiryango, twe kwirata inshuti, ahubwo twirate yuko twasobanukiwe, tukamenya ko Yesu agira neza, tukamenya ko Imana igira neza, tukamenya ko Imana iri ku ntebe y'imbabazi, tukamenya ko Imana ibabarira, tukamenya ko Imana ikiranuka, tukamenya ko Imana ica imanza zitabera. Ubundi nitumara kubisobanukirwa, natwe dukore ibyo Data wa twese akora, dukiranuke, tugire imbabazi, kandi duca imanza zitabera, kuko nibyo Imana idushakaho. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo Imana yaturemeye imirimo myiza muri Yesu Kristo. Dukwiye gukora imirimo myiza, tugakora ibyo gukiranuka, tugakora iby'Imana ishaka kugira ngo tuzabone iherezo ryiza. Mwe kwirata rero ikintu icyo ari cyo cyose, mwe kugira ikintu icyo ari cyo cyose mwishingikirizaho, kuko ibyo byose ni umusenyi. Twaje mu isi ntacyo tuzanye, tuzayivamo ntacyo tubashe kujyana. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo iby'Imana iduhaye tubikoreshe neza, tubikoreshe duhesha Imana icyubahiro, ntibitume dutera Imana umugongo, kuko Imana ijya ibasha guha umuntu kandi ikanamunyaga. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo mu kanya Imana ibigutije ubikoreshe neza, kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro, Imana ibampere umugisha. Bene data, mwe kwirata ibifatika, kuko n'iby'igihe gito tuzabisiga. Imana ibiteho. Ndabwira n'umuntu utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, kugira ngo amwakire. Igihe ni iki, ejo ntituhazi. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo wakire Yesu Kristo, akubere inshuti, akubere umujyanama, kandi agukure mu gitabo cyo kurimbuka, kwandike mu gitabo cy'ubugingo. Kuko muri Yesu Kristo tuboneramo ibyishimo utakura ahandi hantu, tuboneramo amahoro utavana ahandi hantu, kandi ikiruta byose tukaboneramo ubugingo, kuko niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa Data atamujyanye. Akira Yesu Kristo rero akubere umuyobozi, kugira ngo uzagere mu ijuru amahoro, kugira ngo agufate ukuboko utazananirirwa mu nzira. Imana ibampere umugisha, kandi Mwuka warakomeza abaganze, mumenye icy'ingenzi n'icyo mugomba gukora, nanjye menye icy'ingenzi, kugira ngo
tutazatungurwa. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo mube maso, musenge, kandi amatabaza yanyu ahore yaka, amatabaza yanyu ahoremwo amavuta. Mube nk'abakobwa b'abanyabwenge, ntimube nk'abakobwa b'abapfapfa, kugira ngo ubwo Kristo azaza gutwara itorero, namwe muzazamurwe, nanjye nzazamurwe, kuko ntabwo tuzi umunsi n'igihe, ariko icyo tuzi ni uko azaza kandi ntazatinda. Imana ibamere umugisha. Reka dushime Imana kubwira ijambo. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye kubw'ijambo ryawe ryiza. Ijambo ryawe ratubwiye ngo Uwiteka aravuga atya ati, Imana ishimwe, ngo umunyabwenge ntirata ubwenge bwe, ngo intwari ntirata ubutwari bwayo, ngo umutunzi ntirata ubutunzi bwe, ngo ahubwo uwirata yirate ko yasobanukiwe, akamenya ko Uwiteka ari umunyembabazi kandi akiranuka. Data wa twese uri mu ijuru, turakwinginze kugira ngo turinde kwirata ibifatika, kuko twamaze gusobanukirwa ko ari iby'igihe gito. Tuzabisiga mu isi, twaje mu isi ntacyo tuzanye, kandi tuzayivamo ntacyo tujyanye. Niyo mpamvu nkwinginga ngo abankurikiranye ubaye gusobanukirwa nabo ibyo ubahaye, ubaye kubikoresha neza, baguha icyubahiro. Imana ishimwe. Data wa twese uri mu ijuru rero, ndakwinginze kugira ngo abankurikiranye ubane nabo bagirire neza. Buri wese uko agukeneye akubone, ufite intimba n'agahinda umuhe amahoro mu mutima, urwaye umukize, udafite akazi ukamuhe, uwihebye umugarukeho mu izina rya Yesu. Dusengeye imfubyi n'abapfakazi, bana nabo bagirire neza, buri wese uko agukeneye akubone. Dusengeye umurimo wawe Mwami, gabanya abarimbuka wongera abakizwa, abatarakumenya baye kukumenya, abadahinduka ubahindure, abari bacitse intege bongerera imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Dusengera ababyeyi bategereje urubyaro, bana nabo bagirire neza kandi ubiyereke mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze rero ko wabanye natwe muri uyu mwanya, urakoze kubw'ijambo ryawe ryiza. Mwuka wera nariherekeze, ikora icyo wagambiriye, cyubahiro n'icyawe n'iteka ryose. Amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ibamere umugisha, kandi biteho bagirire neza, kiruta byose ikomeze ibarindire ubugingo. Naho ubutaha. Bye.